we ubwe bamuhamagaye ngo ajye Jabana agiye kuva saa 9 avuye mu masaha y'isa 3 z'ijoro kumwe na Scovia. I think ko yari mu za komanda wa polisi niba ntibeshye. Turamubaza tuti Clement yagusabye gusiba ikiganiro urabyanga, ati reka karambeshye, ati reka barambeshyira, ntiyigeze abinsaba. Turamubaza tuti Clement byageze ngana nakubwira ko niba ari n'ikibazo cya essence wakoresheje ubwire madame we, arabibwira madame we akoreza inote y'ibihumbi 100 bya essence, kuko ikiganiro yakoze gikoze arakaye atazi ibyo yavugiyemo ko ushobora kuba bigize ibyaha. Yego. Papi ati ibyo ntibyabaye kuko nta n'umuntu n'umwe unkiramo fuel yongeye gukora inkuru. Baramubaza batese kuki utamwumvise kugusabira kudasohora iyo nkuru, kuki se muteditinze basi ibyo muri iyo nkuru. Yego. Arasubiza agira ati baravuga ngo ninjye wafungishije Clement, ninjye wamwandikiye kuri Twitter ngo umunsi umwe amateka azahinduka twubaka u Rwanda twifuza. Mbona ko still ari wa muntu ugitsimbaraye kuri cya kintu cya cyemezo cyafashe kandi cyongereye ubukana ku kibazo umugabo mugenzi we afite. Ninde wageranye ibibazo n'abayobozi? Indahiro. Ninde uri muri kamera abashinzwe umutekano mu mujyi bafasha umuzunguzayi? Indahiro. Ninde wamagaye gitifu bagaterana amagambo kuri telefone? Ninde uri guhamagaye umushoramari akamuga ati kuki ukora ibintu ibi byagenze gute na gute? Indahiro. Ninde utazi igihe cyo kuri kodingira umuntu kutamuri kodingira? Indahiro. Why always him? Icyambabaje rero kiruta ibindi byose nukujya kudefanda amafoto yawe imbere y'abantu. Yaravuze ngo mu kiganiro atoke baravuze ngo ira nkuru ngo niyo ngo yamufungishije. Sitirana mu kiganiro ngaho nyikuyeho ngaho ribu nimufungure. Kuvugira icyo kintu ku muntu mu maboko ataraye. Iyi myaka yose ishefata ku mutari mu igororo rya Mageragere, imyidagaduro mu Rwanda yarahombye. Twahombye inkuru ziri mu kuri, twahombye inkuru ziduhumura amaso, twahombye n'inkuru zambukiranya zikavanga zikajya ahandi hantu runaka. Yes, reka nongere batangire mbasuza ndetse mbifuriza komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi bagore ko tubakunda kandi dukunda n'ibitekerezo byanyu mutugezaho, mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu. Kansuza abantu bari mu Rwanda ariho natwe dukorera, nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko nsuze n'abantu bari muri diaspora, mbabwira ngo mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye ngo inkuru tubaha zimeze gute n'amafaranga ndetse muzakira gute. Bamwita Janvier Romeo aho yiteretse ku gacongo keza ku madarubindi meza hamwe ya Scofield kera tarava muri filime ya Prison Break, ku cyanwa kiza rwose nka shehe. Savimbi ni imyumvire. Iki? Savimbi ni imyumvire nk'iya Savimbi. Urayivuga ngo cyangwa nk'icya Savimbi. Niko ngomba kuvuga. Hoya da, ninjye ugiye kubikubeshyera. Umeze neza? Ndacyahumeka. Nanjye ndakomeye, witeka Imana aracyanije ubuzima. Washimiye aba diaspora ku bitekerezo baduha, ariko vuga no ku mafaranga. Bari bagiye kuvuga amafaranga. Marago bakiye pfa kuyakanda gutyo. Essence wacu twagize ingaruka cyane, mugire mukande. Essence se ko na modoka ufite essence kugera ingaruka gute? None se mbere kuva hari yanza hano, kuva mu rugo nza hano yari 700. Yari 700 ngahe? 7 uri note y'igihumbi. Ubwo ibiceri 300 bihapfiriye. Turasa bagiye. Turasa rero ubwo iteze injuri 10 ni note ya 3. Ni mitsinge n'agapeti. Hago kuki twebwe twumva ko ibyacu byazamutse nabo ibyabo byazamuka nitubyiteho. Uziko ibyabo tutabyitaho. Zimavuze tutabyitaho cyane. Rega barayakorera mane. Inkamu yabo iraboneka. Bo iraboneka. Expense ndabizi pe. Bano bajama baba baragowe ndabizi. Afite facture iteye ubwoba.
ariko ubiba arokora igihumbi. Icyo gihumbi arokora twebwe Kigali umuntu gihembwa oya kimwe cya kabiri cyacyo gihembwa umugabo kigasiba undi. Ubwo rero niyo mpamvu rwego ako gasenkani kuri momo kaba gakenewe, ako kajana kaba gakenewe, ubwo budesa baba bukenewe kugira ngo dukomeze twagure umuryango. Nurengaho kuko iyo birenzaho bita biza mu byaha. Iyo birenze kuri desi biba bize mu byaha. Amafaranga arenze desi uba winjiye mu byaha, ugiye mu byaha. Ibihe byaze byo guteza undi ubukene. Hari umuntu wambwiye ngo nujya ubona umudiyasipora ngo afashe inote y'ibihumbi 50 cyangwa se amadolari 50 akayakoherereza, uzajya ushima Imana burya uba ufite umuntu ukikwitayeho. Ati bonye noneho ribaye 100 ujye umenya ko uwo muntu ari imfura. Amajana barayama kabisa. Grand frère wanjye rwose agira bucya agahita nkandira akajana. Pano ikajana k'amanyarwanda kakutudolari akavuga ati muhungu wanjye gendera ukuntu ubumeze hirya aho ngaho gatoya. Ase Western Union ntago zigikora mwana. Kubera ko umuntu wazanye World Limit nawe n'umwana mubi. Oye n'umwana mwiza ahubwo cyane. World Limit reka mwereka ari ukuntu kera umuntu ajyaga yanyuze nko kuri Western Union arana akakubaza ngo ese nyohereze mu manyarwanda cyangwa nyohereze mu madolari. Waragahita umubwira ngo yohereze. None uzi ukuntu kera nose narinjije. Ngo bigiye mu manyarwanda. Bayohereza mu madolari. Noneho nagera handi bayabikuriza. Noneho kubikurira amanyarwanda. Umukashira agahita ambwira ngo nyaguhese mu manyarwanda. Ati kandi noneho ugasanga nibura kuvunja kwabo hantu bari kuvunja bo bafite uburyo bavunjamo nyine muri ruza yabo. Muri iriya nyubako yabo ariko nuko wayafata ukajya kuyavunjisha hahandi mu mujyi kwa bantu tudahuje uruhu. Urumva none njye nkavuga ngo bose ndamutse kako nabaga ndi Nyabugogo nkita fata umunsi ndamutse nsotse bakanigana hano amadolari yanjye sha. None cyane no habaga hari ibintu bajyaga batubeshya ngo idolari cyane ngiyo warihinnye ngo rikihina cyane ngo nta muntu urivunja. Ono nkahita nkubita n'umuntu nigeze kubona afite amadolari yarayabitse mu gitabo cyo gusoma bro. Arambitse ariko uko zikosa ukaribura mana yanjye igitabo wagica cyagusobanurira. Umva cyahita kigusobanura hano rigiye. Bwa mbere utunga amadolari byari mu mwaka bwa mbere hari muri za 2000 gutyo na 16. Tugenda na amadolari ngewe yanda abiri se ni rimwe ryanjye dore ryarihiriye. Iri rero rizana ndi ajyaza se araza kumara se nawe wari tufite kane ko muganga yanyandikiye akose twashaka tubona rero kakera Nyabugogo ujya gutega nka bisi ijya nk'imuhanga ukabona umuntu ngo kubikamo ikarita ngo niranga muntu natapandigo uzase kukingira kuyemo ndi gutsimba uri kukatsimba nta gatsimye ngo uziko n'iryo dolari ryavuye hirangize ryasigaye mu kanuza wapa ahubwo kareba kano kaboro hano gafatira kano ga pense nyagasani uziko ari wona gashumi se wona gashumi nyine nje nunga idolari nunga amadevize bwa mira tunza amayero yafasha yego numvaga mu nzozi zanjye nkene gutunga amafaranga y'amanyamahanga. 2020 YouTube duhemze icyo gihe nakonaga na DC Krema kuri TV Rwanda. Baduhemze amemba twaragabanye niba ngiye aramaye amayero 150. Yego ndumva 150 icyo gihe y'amayero. Ayamaye mitajya kuvunjisha na senkani ndayibika. Uruko natahaga azagakora ko senkani yanjye gihari. Ubwo nandi navuze tenga nzatunga ubuzima bwanjye bwose cyangwa ko natunze amayero 50 inoti imwe. Niyo kintu urapfa n'amayero sanga afite kanote kamwe cyane kinini Kigali nzarira nkubita nyuma y'icyumweru ndavuga nayo ntatunze atarariya ntiyarariya nyine ibyo byabaye ibyo ngibyo. Ubwo rero sizacu ba diaspora namwe bi Kigali uri aba diaspora ngari blessing abonyine n'abanyakigali baratu blessing amuhi ariko nibyo Kigali batu blessing n'abantu bajya bakandira abandi bari nta bakandira ngabo muri Amerika nigeze kubyumva. Hari umutipa bimbwiye ariko musa yarafite strategy iteye ubwoba. No kuvuga ngo yarafite umusheri wo mu diaspora uwo mutipa reka kiyemera narabikunze cyane.
Bebe akamukandira. Bebe nawe yajya kunywa agakawa akabwira ati munshaka gusohokana genda ufata agakawa n'iki nangahe ni amadolari ya nayo nawe agahita mukandira direct haba mvugene uko nawe ari ubusirimu se ubusirimu buryoshye cyane icyo gihe ntabwo umuntu abona ko ubuzima bwawe bwubakiye kuri 100%. Hari icyumba gitoya cy'agasuzuguro ubugira ngo ugabanye ugaragaza ko nyine ubuzima nubwo mutanganya mikoro ariko hari ibintu hagaciro birabalansinze. So bifasha nyine imbere muri ubwo buryo nubwo batakomezanyije mu rugendo rw'urukundo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko rwose urumva ko iyo gahunda yari afite ari gahunda nziza cyane yo gusaranganya ku bijyanye n'inyenyeri zikandwa. Yego ako nakaba kanyuzemo kugira ngo twiganirire kuba bibera muri twebwe cyangwa se bibera muri societe yacu nshaka kugira ngo twinjire nyamukuru mu kiganiro kiba cyatuzinduye. Ejo hashize nibwo twabonye inkuru navuga ngo mu maso ya bamwe ni inkuru bakirene neza ubwo kuba babonaga witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se Fata ku mavuta yakoze ikiganiro agaragaza bimwe mu byiza cyangwa se bibera mu myidagaduro yahazwi nko mu igororero rijyanye n'uye cyangwa se ahazwi nk'imageragere ndetse ahantu wabonaga ko rwose ikintu cyitwa imyidagaduro ihari ikunzwe kandi banatugaragarije yuko hari ibikorwa byinshi bihabera kandi no hanze hano natwe tugira. Ifata ku mavuta wamubonye gute cyangwa se wamwakira gute kujya kumubona kuri kamera aganira n'intangazamakuru? Ndi umwe mu bantu bagiriwe ubuntu mu ba mbere bwo gusura Sengabo akigera imageragere. Sengabo akigera imageragere yari Sengabo winjiye muri mageragere kwiadapta bikamworohera. Mwarabanyura muzi uzi vibes ze cyane kugira ngo agira ahantu agira kwiadapta aho bimunanire biragoye cyane. Yego. Ageze muri mageragere akreya yo undi muryango w'abantu basaga 10,000 bari hariya. Akreya uwo muryango kandi awukreyana icyuho yafatiranye byako kanya. Fata ku mavuta muri uko kubasha kwiadapta byaramufashije cyane ko byamufashije gusunika iminsi y'uburoko. Ifata ku mavuta kubwa ko buri wa gatanu afite show ya hostinze muri mageragere. Nifata ku mavuta ureba ku maso ukabona arakeye nk'ibisanzwe. Omelette spéciale avec oignon blanche niko yitwa. Ubwo ninjire kuri image muri mageragere noneho ndazana no muri rusange mu Rwanda rw'imyidagaduro. Akabafata ku mavuta wabanze gutonongwa na mageragere buriya. Ibyo bibaho kubera iyi mpamvu yari wamufata nifata wageze yagahita umutoza wa equipe. Nifata wageze yagahita akizwa akanabatizwa. Nifata wageze agahindura amadini ubwo atarafata icyemezo nyine agomba naho guhagarara hanyaho. Nifata wagezeyo atarabasha kumetiriza discipline y'imageragere mo hariya muri kiriya kigo. Ahantu hari abantu barenga 10,000 bari kugororwa ikintu cya mbere kiba gihari nk'itegeko ni ikintu bita discipline. Yaba hagati yanyu mwembi cyangwa hagati yanyu n'ubuyobozi. Yego. Bagira inzego n'ubuyobozi mu hariya z'abagororwa bagenzi babo. Bategekwa kubaha zitanga raporo ndetse n'ubundi buyobozi bukuru bwa RCS baburi mu hariya bashinzwe umutekano wabo n'ibikintu cy'abayobozi bakuru baho ngaho. Fatura tonzwe n'icyo kintu kubera ko bakubwira ko amahane yagiragamo imbere ariko mu kibuga yabaga ari amahane y'umuntu utaramitiriza imimerere y'abimageragera. Ngo byari biguye karangiza match adayo karite tukura akigera mageragere kandi ari umutoza kwiramanta gukora ibikira bigize amakosa nyine bakora kugira ngo babasha guhabwa amakarita mu hariya. Mu nyuma yaje kumenyera ubuzima bw'ahantu abaye kugira ngo ishene ikunde icike imenyere no kubanza kwakira huri.
nyuma yo kugira ibyaha akagongana n'amategeko yaje kwakira aho ari ariho yitwa Madrid. Nibwo yatangiye kwipanga akazi, tangira kwipanga ku MCinga niwe MC w'igororero, kubwira ko agira show hostinga buri gatanu, master of the ceremony. Ahica kubwira ati ibaze ko The Ben na Bruce Melody kugira ngo buzuze BK Arena byabasabye kwiteranya, ati wabibonye abantu hosting hano kuntu babangana ngewe atabantu barenga 10,000 hanga handi umwe ikajya inkuru mu murwa mfata ku mvuto ugifite ubushongore n'ubukaka. Wa undi wumva uwe wanyawe wo mufata akabafata ushobora kuba utarabonye isi yo hanze nk'uko yari yiteze mbere ko agiye mageragere. Kiragera amaje ngo ni icyo ukumbuye mu gihugu, arambwira ngo ntacyo, bana banjye turi kumwe, umugore wanjye turi kumwe, umuryango wanjye turi kumwe. Arongera nanone tena amwirura ko ntacyo akumbuye hano hanze. Byanyeretse iki rero? Byanyeretse ko bitari community yubatsemo hariya gusa, ahubwo uko yatekerezaga bari hanze bazamufata byatandukanye n'ukuri kwabayeho. Ni nabyo bintu twakuramo isomo, abantu badukunda kuko turiho uyu munsi, tunari kumwe uyu munsi. Ejo nito turi mu kindi kirekezo gitandukanye n'icyo barimo bazatuvaho. Twe rero nk'abantu tuba dutekereza ko twabanye muri ibyo bihe byiza, tubicaza amakosa, tubashinja amakosa. Yego. Nyamara mu by'ukuri turimo turabahohotera, duhotera uburenganzira bwabo. Iyi si ukuntu itegendera n'abagenda, utagendera gusiga. Bizakugora kubona engineer arimo araganira n'umwarimu muri primaire. Bizakugora kubona umunyamakuru arimo araganira umunyamakuru yaganira na benshi kubera ko ushobora mu buryo bwo gushaka amakuru n'igihe bitandukanye. Ariko ahanini cyane abantu bahura bafite icyo bagiye gukuranamo. Iyi si rero y'ubu ngubu yabonye ntaki iri bukomeze gukora mufata ku mavuta iri mu igororo rya Nyarugenge rero nyuma geragera. Mu mboni zanjye afata umwanya ayishinja amakosa, which is right kuri we. Mu kwishinja amakosa ariko ashize igihe amaze kumetereza ahita yibwiza ukuri. Yibwiza ukuri ko ntawe afite igideni ryo kumwitaho mu gihe ari mu igororero. Ntawe afite umwenda wo kumusura mu gihe ari mu igororero. Nta n'uwafite umwenda wo kugira ibintu ABCD akora muri rusange. Umwana inshuti nyinshi tubona mu byago muhi. Umuntu wabanye nawe ahantu wari ufungiye uri inshuti yawe. Umuntu wabanye nawe ahantu wari urembeye inshuti yawe. Ntabwo tubura umwanya wo kugatarato wo kujya gusangira icupa n'abantu runaka. Ariko tubura umwanya wo kujya gusura Sengabo Jean Bosco n'abagenzi be n'abandi 10,000 mu hariya bagorore kugorwa imageragere, bitanasaba yuko umuntu akubwira ngo nzanira akaro k'isukari. Muvandimwe, iyo umuntu abonye ahamagaye kuri visite Sengabo Jean Bosco, urasuwe nsuwe nande na Muhire Pascal, byonyine kurenga kiriya gipangu akasohoka hanze akareba abandi bantu batambaye impuzankano zimwe n'ibiki byose, hari ikindi kizere mu mutima we. Yego nibyo. Ibyo rero tubyima abantu bacu nkana tubishaka, bigatuma sohokamo ari ahantu baturakariye. Fata ku mavuta yanziye isi kubera icyo kintu. Niko mbitekereza. Iyo iyi si iba yaramwakira nk'uko yamwakira 2020 ari n'igipara yica sesengura ku bya The Ben, Bruce Melody ndetse n'abanzi bagiye batandukanye, fata ku mavuta ari kubwira ukuntu akumbuye mikrofone yo kuvugiraho, akumbuye gusesengura n'ibintu gishiye bitandukanye, anakumbuye inshuti zimwe na zimwe akanazimeshoringa mwaho ngaho. Emera uje sena ngo kumbe mikrofone, arabwira ati uyu munsi wese wasanze ni bisi wambuze ntiyego. Mikrofone ndayifite ahangaha. Nifata wahindutse kandi ahinduka mu buryo butarimo imikino. Nifata utazatungurwa nuko nava Nyarugenge azamara nk'amezi 3 na muntu zikari i Kigali. Ninafata amagingo yangaya wabwiye abantu ngo uko nafashwe by surprise
niko muzanambona kuko mwamenye ko nafashwe by surprise nako muzamenya ko nasohotse by surprise. Nta bana gifite be aho amakuru ya buri munsi yabonye ku isi nta muntu wawe ubuhari ugomba amakuru n'ibisobanuro by'ibyo ugomba gukora igihe hafi ya cyose. Natunguwe, ntabwo nigeze ntungurwa nako abenshi nabonye baratunguwe, ariko gutungurwa kwabo nuko batazi ubuntu bitingaje inkuru mu murwa ari bifata ku mavuta. Abantu batunguwe no kumva ngo fata ku mavuta ngo afite ubwino za ndani kuruta n'abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Narabaye ahubwo ngewe kuko nababajwe nuko barimo barasuzuguzwa uhita fata ku mavuta. Niba yarica akavuga ko ari umusesenguzi wenyine hari rukumbi akabasha kubikora imyaka igera kuri 4 agaharura inzira z'abandi twese twicanga twita abasesenguzi nubwo ngewe ntari we. Uwo muntu ni gute watungurwa no kumva ko afite amakuru kuruta twebwe nge namuhere twica ahangaha. Fata ku mavuta n'umunyamakuru kubw'impano ufite experience. Yego. Bwa mbere nkuri ikiganiro cya mbere gikoranye na Mupagasi Sharomi ambaza batanu banjye beza. Arambwira ati table waba uriho iro batanu beza ni yihe? Namubwiye Munyengabe, namubwiye nyine muri rusange ihuje character. Namubwiye Philipita, mubwira Munyengabe, mubwira fata ku mavuta, mubwira Yago, nanjye Kibamba. Nawe ni wisize. Oye ngomba kwibanza ninjye wa mbere. Yego. Fata ku mavuta afite character idafite undi munyamakuru wese muri iki gihugu cy'u Rwanda. Afite ton avugiramo ku buryo kugukombeka ku nkuru byoroha 100% niyo cyaba ari kinyoma. Yego. Icya kabiri niwe musesenguzi wenyine umyidagaduro mu Rwanda tugira. Impamvu ndongera nyisubiyemo nanone gusesengura no guhuza amakuru y'ibumoso n'ay'iburyo gashyabona opinion yawe. Abita abasesenguzi rero bahangaha kuri iyi mihanda nabaza kumena umuceri nigeze mbigusobanurira. Njewe kuza nkavuga ukuntu nzi Muhire twabanye Kimisagara n'ibiki byose nkica ngo ndi gusesengura ibya Muhire kandi mo ndavuga amakuru ya Muhire abasesenguzi rimwe aho ngaho sesengura nanarize. Uricaye ugiye kuvuga ku ikintu noza Arsenal yari gukora kugira ngo ize gutsinda Atletico de Madrid. Hariya byari bingisha kimwe nandi mwicupa. Biragusaba uvuge ngo iyo Arteta akina 4-3-3 muri mediane yashizemo abamediateri benshi cyangwa se yashizemo abamediateri bakeya biza kuza gutuma Atletico de Madrid yiciye muri kapiteni wayo Koke na runaka baza kuza kumenasa ya mediane ya Arsenal ku buryo baro nyishozo munaga mu izamu rya Arsenal Hura na Vareza karati bitego mwaho ngaho. Ugaragaje amakuru ya Arsenal, ugaragaje amakuru ya Atletico de Madrid, ushizemo na opinion y'ikintu Arteta ari kuza gukora icyo gihe kugira ngo aze kuza kubona yantsinzi. Nibyo twita ubusesenguzi. Ugaragaje Bruce Melody amakuru ya kundirimbo, ugaragaje amakuru ya The Ben kundirimbo murasesengura umuziki, unagaragaje n'iki noneho abo bantu bakora kugira ngo wa muziki ube international. Ni personal opinion kize mwaho ngaho. Niwe wenyine nabyumvanye mu muziki wo mu Rwanda nk'umunyamakuru. Yego. Icya kabiri niwe munyamakuru rukumbi nabonye mu Rwanda usoma mu myidagaduro usoma kukubwira ya Doja Cat ari ngere ngamanzi bajya baturuka sanga mu Rwanda mwumvisha kandi nguru umunyamakuru. Ntabwo rero biri ari inkuru kuvuga ngo fata ku mavuta ngafite ngo zandani ziruta abe hano mu gihugu kuko afite n'umwanya wo gukurikiza zandani. Twongere twibukiranye ukuntu dusobanura ukuntu hari ya gahunda y'umunsi wawe biteye. Yatubwiye ko hari ibyumba nka kura kera twaturunaga bafisha uyu munsi haraza kuri ari gihinde cya runaka saa 9 kukiragera saa 12 saa 12 letajyamo filime yo yitwa The Lost ya série turebeke episode 2 gutyo bagenda bafisha bitewe n'icyo umuntu ari burebe n'amasani bikineke byose. Nk'umwe rero mubungirije ushinzwe imikino n'imyidagaduro mo hariya agomba kuba afite access ku kintu cyitwa televiziyo. Yego. Access kuri internet ibyo ntago byashoboka. Byabigoye.
agomba kuba afite access ku kintu bita televiziyo. Reka mbibutse ku bantu bize muri secondaire babaye muri media club zawo muri internet, ku bigo bitagiraga internet, uwabaga ari umuyobozi wa media club yabaga afite akaradiyo yemerewe kumva amakuru kugira ngo baze kumenya ibyo amakuru batangaza mu gitondo kuri assemblement, kuko niho twavugiraga amakuru. Mu bigo bifite internet nkaho nge nize Buringa, iyo twasozaga etide habura iminota 30 ya nyuma muri etide, abanyamakuru cyangwa muri media club bapanzwe n'umuyobozi bazavuga amakuru ku munsi w'ejo, bavaga mu maklase bakajya muri computer lab kujya gutegura amakuru bazavuga ku munsi w'ejo. Ntabwo ari inkuru ko bafata ku mavuta, noneho wungirije ukuriye icyo gisata cy'ibyidagaduro ndetse na siporo mo hariya muri mwigoro ya Mageragere, usanzwe uri n'umunyamakuru unabizi neza cyane, si inkuru kuba yabafite amakuru arutana yaba ngabo. Impamvu ni iyi ngiyi, nge namwe turaza gusoza ikiganiro, nge namwe nta muntu numwe muri twebwe ariko kumva ikiganiro na kimwe cy'imyidagaduro kuri radio cyangwa kuri televiziyo. Tubereka tutagura smartphone, nitwe abanyamakuru tugiye kubagaburira n'abakuru bacu nuko biri bugende. Amasebye biganiro bibera hanini cyane, tuba turimo turabaza niba iyo zinga riroka iri aho turungo twinshi, atse iyo zinga yahiye neza bayogeje, ati kaka ndo shyize muri firigo kakonje. Ayo ni amasaha bacamo bya biganiro by'iki bya yamyidagaduro. Twebwe turi turimo turidagadura handi hantu. Ejo mu gitondo ninza navuye muri Hangover, ndahita nza nicire nkubwire ngo The Ben mbona nta muhanzi umurimo. Analize zawe. Yego. Bruce Melody ngeyo ndebyira ndirimbo yitwa Pompomba mbona iranaga ndimba ikwiye kujya ku rwego rugwi. Hari abahanzi benshi batazi ko Drake afite gahunda yo kuza mu Rwanda. Hari abanyamakuru, hari abanyamakuru benshi bamenye amakuru kuri fata ku mavuta mu gororo ya Mageragere. Byo rwose. Namuhira arimo. Ibyo rwose. Sibyo? Aya makuru rwose yo nawe nabifite. Niyo mpamvu iyi myaka yose ishize fata ku mavuta mu igororo rya Mageragere, imyidagaduro mu Rwanda yarahombye. Twahombye inkuru ziri mu kuri, twahombye inkuru ziduhumura amaso, twahombye n'inkuru zambukiranya zikavanga zikajya ahandi hantu runaka. N'abanyamakuru bake bo mu Rwanda bazi Oscar Award. Abanyamakuru bake bazatwegura me award y'ubushize. Naho nshobora usanga n'abayizi batagira icyo babivugaho. N'ababizi ushobora usanga mbona bibera aho ngaho biryamira ngaho gati ibicuruza nibi. Ariko araza kuza aje kuvuga kuri Melody, usanga guhaya amakuru yose muri ya minota akoresha. N'umugabo avuga yirukanka, ibintu yavuga mu minota 30 nyene avuga amasaha agera muri 4. Urefata ku mavuta. Habwa ari inkuru rero kuba turusha imyidagaduro n'ubundi arayiturusha kuva na kera hose. Oya nibyo. Kandi ni ikintu kimuri mu maraso, ntago ari ibintu ya papiri yatoraguye yazemwemo n'inzara. Yaje ari ibintu akunda. Kwa kuvuga ngo imyidagaduro yagize irungu kubera ko urafata ku mavuta, nibyo koko 100% yaje kugana n'amategeko. Ikintu cyose ukoze utabona amafaranga, ukabona uruhande rw'amafaranga, amafaranga araku influence. Byaje kurangira fata ku mavuta hari amakosa agiye ashinjwa yo guheza inguni. Bikanagaragara pe, ukabona rwose yafashe yaharyamye, niyo yubitse umutwe yaryamye pe. Pakundi ubundi muri football umukinnyi ukina kuri kabiri ukina ku ruwari yose, hari ukuntu ngafunga heza inguni akawufunga wose umurongo ku ruwari yose. Byabaga yimanuye pe, ayimanura mu mujyi. Isa no kuza kuvamo n'ibibazo n'ibiki byose, biza gusabiza kuza kutuma agongana n'amategeko abari hariya. Ndabateguza ko tuzongera kubona imyidagaduro mizima mu banyamakuru n'abahanzi uwitwa Sengabo yamaze kugaruka muri iki kibuga. Kubera iyihe mpamvu muhire Sengabo akuyemo generation eshatu. Yabanye na old generation, abana na middle generation, na no bari kumwe na new generation. Nazara zifite izo generations eshatu zose ziri muri kiriya gitwe cye wa mugani yajyaga bati gikubitemo nkubitamo kiriya gitwe cyanjye ari kumwe na Jihad. Ziri muri kiriya gitwe cye. Bitandukanye na wa muhungu waje 2020
nta generation nimwe afite amakuru azi bya 2020 nyine nabyo usanga batabizi kwicara gusa agapfa kuvuga n'ibintu bike byose. Niyo mpamvu mu Rwanda mu myidagaduro cyitwa amakuru cyabuze, twita ngo cyabuze cyabuze kubera ko abayafite badakeneye kuyavuga n'abakayavuze aribo basengabo badahari. Mwakira niyo mbitwa Sengabo Jean Bosco aze abereke ubugagi bwe bukomeye cyane, umugabo rwose wakiriwe neza na mageragere, ariko utarakiriye neza isi azabajemo aje gutaha musa azabatashye. Yego, so nibyo kuri uwo mugabo. Aho niho yanasoje avuga ati igitaramo cya Derek nzaba mari azaba hari 2020 umva ko aba breakinze ati nzaba mari kandi nzaba nyirimo arafungurwa. Umva ko bayamaze kuguheza nyine iyo ubaze neza uhitumenye nyine igihe Roja biragaragara cyane nuko batari kugira unabigiyemo abona igihe yakatiwe se kizwe. Igihe se yafatiwe n'ikizwe ufata ugakuramo. Ati nimbabaze twashimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubwo kugira gute yatanze liberation kandi natwe liberation natwe yatugeraho. Message n'ibitambutse se cyane rwose. N'umuhanga cyane. N'umuhanga atandukanye n'ibindi byose. Yego. Reka tumwifurize nawe kugira ngo akomeze agubwe neza aho aherereye, ndetse tumubwire ngo imyidagaduro iramukumbuye muri rusange, aho nshaka kugira ngo dukomeze no mu yandi makuru. Twakiriye inkuru ivuga yuko DC Clement yaje gusenyerwa, ndetse DC Clement icyo gihe akaza gutabwa muri yombi, nyuma akaza kuburana ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo, ndetse ho uyu munsi dushobora kuza kumva ibijyanye n'urubanza bwe. Ariko nyuma yaho twaje kumva amakuru atandukanye cyangwa se yagiye akwirakwizwa hirya no hino avuga yuko uwitwa Ndahiro Valence Papi, umunyamakuru wa BTN, ari mu bantu bashyize hanze ikiganiro cyavugaga ku bijyanye n'isenywa ry'inzu ya Clement, ndetse abantu benshi bagiye bavuga yuko ari we imbarutso cyangwa se ari we mwambi watumye imbuga cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga dukoreraho ari we wabahaye amakuru, ndetse nawe aza kuvuga yuko ibyo yakoze yabikoze mu mwuga we, ndetse ko atashobora no kugira ngo ayisibe iyo nkuru bigira icyo byahindura kwifungwa cyangwa se kuba DC Clement yarekurwa. Uwabyakire gute wumvise kiriya kiganiro cye? Yakoze ikiganiro ku cyumweru cyo ndakigarukaho ngira icyo mbivugaho. Ndi kumwe na Big Man. No, kamarade yarambwiye ngo Scovia na Clement basabye Papi gusiba ikiganiro cya Clement kuko atarazi ibyo yavugiyemo. Papi ngo arabyanga gishyira hanze. Yego. Ubwo twari twagiye mu rubanza rwa Clement asubikisha, nibwo Big Man yiteretse arabivuga mu kiganiro, abivuga ko yabibwiwe na DC Clement ubwo ari kumwe na Babu n'abandi banyamakuru atamishoye ninze amazina. Avuga ko Clement yababwiye ko uwitwa Ndahiro Valence Papi yamuhemukiye, ko kira kiganiro hari ibindi bintu cyakongeje cyangwa se hari ibindi bintu cyatije imbaraga mu byo yarakurikiranyweho. Avuga ko yamusabye ko yagisiba akacyanga, avuga ko yanamusabye ko yabwira madame ko telefone ze zafashwe nyine na RIB, zifitwe na RIB, ko yabwira madame we akamwohereza amafaranga 100 bya essence akagisiba, ababwira ko nta kibazo rwose atari bugisore dore ko kitaneditinze. Kacye mu gitondo akabona inkuru ibaye kimomo. Ndababwiza ukuri ko usibye gusa live zo kuri TikTok, ibindi byose byakozwe nk'ibiganiro byo ku mateleviziyo no ku ma YouTube byakozwe bishingiye kuri video yasohotse y'uwitwa Ndahiro Valence Papi na DC Clement. Papi turi muri icyo kiganiro na Big Man yahamagaye Big Man zigira muri enye, aradusobanurira atubwira ko
we ubwe bamuhamagaye ngo ajye Jabana, agiye kuva saa 9 avuye mu masaha y'isa 3 z'ijoro kumwe na Scovia. I think ko yari n'umuzi na komanda wa polisi, niba ntibeshye. Turamubaza tuti Clement yagusabye gusiba ikiganiro urabyanga? Ati reka arambeshye, ati reka barambeshyira, ntiyigeze abinsaba. Turamubaza tuti Clement byageze ngana nakubwira ko niba ari n'ikibazo cya essence wakoresheje ubwire madame we, arabibwira madame we akoreza inote y'ibihumbi 100 bya essence, kuko ikiganiro yakoze arakaye atazi ibyo yavugiyemo ko ushobora kuba bigize ibyaha. Yego. Papi ati ibyo ntibyabaye kuko nta n'umuntu n'umwe ujya unshyiramo fuel iyo ngiye gukora inkuru. Turi mu rukiko uribuka ko DC Clement yabigarutseho ko yahamagaye Scovia, yasabye ko amamagara Scovia araza, aje baravugana ku mana polisi, nawe yavugiye ko Jonas yamubwiye ati nintakumvisha uzamenya ko ntari Jonas. Byo rabyibuka. Bahamagara papi, paparaza barabonana. Ko Clement yabwiye Scovia ati nakozana ikiganiro ariko atari ko mfite ikibazo, bari mu by'ubuhuza, mfite ikibazo nakora ikiganiro Ndahiro Valence papi kandi nari ndakaye, nafite umujinya mwinshi, sinzi ibyo navugiyemo, nshobora kuba navugiyemo ibintu byabigize ibyaha, mwambwira papi icyo kiganiro ntagisohore. Papi yaraje icyo gihe koko ngarabumva, tukaba dusobanura tubwira ko yavuye aho ngaho amakuru yagiyemo, ayo makuru ntiyatambuka. Igihe cyandika ko uwitwa Niyigaba Clement yataye muri yombi, ko papi yatubwiye, papa abona kurekura ya video. Ati nabonye igihe kirekuye ntange sohorera. Ibyo nacyo byari bitwaye no mu kiganiro nakoze, naravuze nti wenda mu buryo bw'umuntu mukora ibintu bimwe friendly way, ntago yigeze abanira Clement, ariko mu buryo bw'umwuga niba inkuru yari balance de yanageze no kuri tere umunyamwuga we kuba yaresoye ibyo nacyo kirimo, ariko mu buryo bwa kimuntu yongereye amavuta mu muriro. Ku cyumweru yagiye mu kiganiro Sunday Choice Live. Yego. Bamuganije ku ngingo zigera kuri 3. Ingingo ya mbere bamuganijeho yari na Prophet. Harimo n'ibyo kugati abantu bakeceza ko ushobora kuba ukora n'abarwanya igihugu n'ibiki byose kubera ibi ngibi urabyumva. Banaganira kuri ingingo ya wa mudamu n'abaturage, wa mudamu ngo wasenya amatanura y'abandi akacisha n'amatingatinga mu mirima bari bahinze. Banaza no ku ngingo ya DC Clement ariko bigurukira. N'ibyo kiganiro ndababara cyane kuko numvishemo ubumuntu buke cyane, na nyuma yo kuba waritiriwe wenda ibyabaye ku muntu ariko wenda utarabigezemo rwiri nkuko bishaka cyangwa uko bivugwa. Ntabwo nzi Ndahiro Valence papi nk'umuntu mubi, umwana mubi w'umugome. Nzi Ndahiro Valence papi nk'umuntu uciringa, uganira n'abantu, utebya n'ibiki byose. Ntabwo nzi Ndahiro Valence nk'umuntu utari mwiza. Nta nubwo nyine ko Ndahiro Valence papi yarafitanye beef n'uwitwa Niyigaba Clement, uko iyo bafitanye beef ntabwo umunyamakuru mufitanye beef yagutunga mikoro ngo uvuge iyajura mu kwepa. Hari n'abavuga yuko ari wari wamuhamagaye, usibye ko n'abandi bavuga yuko yahamagawe na gitifu Jonas Ndahiro Valence icyo gihe. Babivuga mu buryo buri bugiye butandukanye. Akora ikiganiro kuri The Choice Live, yabajijwe impamvu atigeze afasha Niyigaba Clement ngo nasore cya kiganiro, we abigaragaza nkaho nta makosa arimo mu kudasora ikiganiro, kandi koko nibyo nyine nabyemera mu buryo bw'umwuga. Nk'umunyamakuru agiye kuritira gatari inkuru, gusohora inkuru byo tafite yavuga nabi ubutegetsi bw'igihugu, tamena amabanga y'umutekano w'igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye, byo nta kosa riri muri icyo kintu. Philip Taramajije ati uri umunyamakuru mukuru bimazemo igihe muri ethics z'itangazamakuru, mu ngingo n'ibari ya 4 yari nayimenshwe ninze, gukora inkuru
ku munyamakuru mugenzi wawe nka kuriya byo bihabanye n'amabwiriza ya RMC. Ati n'ubu ngubu musohotse hano dusohotse hano hanze nkakubonaho inkuru nayigukoraho kuko ngewe ndi umunyamakuru ugomba gukora inkuru. Baramubaza batese kuki utamwumvise kugusabira kudasohora iyo nkuru? Kuki se muteditinze basi ibyo muri iyo nkuru? Yego. Arasubiza agira ati baravuga ngo ninjye wafungishije Kerema, ninjye wamwandikiye kuri Twitter ngo umunsi umwe amateka azahinduka twubaka u Rwanda twifuza. Mbona ko still ari wa muntu ugitsimbaraye kuri cya kintu cya cyemezo cyafashe kandi cyongereye ubukana ku kibazo umugabo mugenzi we afite. Kuri papa ariko ntago byantunguye. Mpamvu bitantunguye ni ngiyi. Twese dufite ubwonko mu mutwe. Ariko ntago bukora kimwe. Yego. Turatekereza ariko ntago dutekereza ku rugero rungana. Hari imitekerereze bisaba kugira ngo ubashe gusesengura uvuge ngo iki kintu nikiramuka kigiye hanze kiratera ingaruka kizingana gute n'iki. Jean Paul twarakoranye nkundi neza. Hari ibiganiro twakoranaga, twamara gukorana ibiganiro tugakora ikiganiro cy'isaha 1:50 agasara imisaha 1:10. Nabaga numvisha ibintu bishobora gusohoka ngo bigateza ibibazo ku bantu bari muri icyo kiganiro. Ukabyera imina. Nabikatingamo before. Nabikatingamo before. Ubuzima bugakomeza, inkuru yanjye karebwa, nawe agakomeza kuba ari muri movement nyinshi z'ibintu bigiye bitandukanye. Baze ko ari abantu bibabaza noneho iyo yakoze ikiganiro akumva ka kantu ni wagashyizemo. Na Jean Paul byaramubabazaga ariko yeza ngarabimenyera kuri ngewe. Turabizi neza ko hari inkuru ujya gukora kuri tele wayitakaje n'amafaranga. Wakumva ibyo yavugiyemo ntisohoke. Dufite inkuru nyinshi muri dashboard tudasohora. Bitewe. Ndahiro Valence Papi ntago ari we muri pota mwiza mu Rwanda tugira. Oya. Ni ripota comedien. Yazanye style y'urwenya mu nkuru akora. Iramufasha imukundisha abantu. Ari mpamvu ngira ngo bamwe namwe ritumutera amabuye. Tugiye kumwubahira ibyo afite. Ikibazo kirubeho ni ikingi kimuhire kiraba kuri twebwe tutakira ibyo umuntu yabashije gutanga. Umuntu atanga ibyo afite muhi. Ntago uzasaba ironje, igiti kironje kugisaba ipera cyangwa itunda ntago byakunda. Ibishoboka. Ikindi cya kabiri, iyi security twe turi mu maklasi. Twiklasamo bitewe n'imitekerereze yacu. Hari ababyita amaguhera ku ma A level class kugera no kuri Z level class. Reka nekereza nibi na hari iyo level ihari. Hari ikintu bisaba umuntu kugira ngo abe yatekerezwa n'abandi bantu kuba ari kumwe nabo kuri table. Nubwo buri mitekerereze. Ndahiro n'umukomediye mwiza mu nkuru aripotinga. Ariko why always him ukunda gushwana n'abantu akora inkuru? Ntabwo ari uko aba yakoze inkuru nziza. Hanubwo ari uko aba yakoze ibikeneye kuruta abandi bose. Ahubwo nk'umunyamakuru n'abari mu hugura ufite na experience numvishe n'amakuru ngo usigaye umuyobozi akira gitangaza amakuru sinzi departement ayoboye. Bagerageze kumwibutsa ko no mu gutara no gutangaza inkuru habamo kubalansingisha ubwenge. Ninde wageranye ibibazo n'abayobozi? Ndahiro.
ninde uri muri kamera abashinzwe umutekano mu mujyi bafashe umuzunguzayi? Ni Ndahiro. Ninde wamagaye gitifu bagaterana amagambo kuri telefone? Ninde uri guhamagaye umushoramari akamuga ati kuki ukora ibintu ibi byagenze gute na gute na gute? Ndahiro. Ninde utazi igihe cyo kuri kodingira umuntu kutamuri kodingira? Ndahiro. Why always him? Bita bikwereka ahantu muri ya maklase nakubwiye ashobora gutuma n'abamurakaremo mu mabarira. Twagiye tubona ibitangazamakuru n'abanyamakuru bajyanye n'ingabo z'u Rwanda aho ziri mu butumwa bw'amahoro muri Cabo Delgado, numva ariko hitwa. Ku buryo atatekerejwe muri pota mwiza kugira ngo ajyane nabo. Class. Muhire kakano nkareke ni class. Kuko ndakaretse ko giye kukajobekamo ise nkihorera nagarutse ni class. Izo class rero twiklasamo it depends ku myaka, bidepanda no mu myaka tugira, yaba iyo dufite twe nk'abantu ndetse niyo dufite mu mwuga. Uze ku myaka nekereza kanda. Tekereza kanda. Nanuza se nanuza na produit. Twikomereze. Urumva hari abantu babaho nk'abo batazakura. Ndi kwivugira muri rusange. Ibintu yakoze 2011 akaba ariko kimuze na 2026 mu myaka 15. Kandi abantu yagaburiraga 2011 ntago ari bakigarurira 2026. Niba ari nabo barakuze ariko we ntiyakura. That is the problem. Buriya nubona Muhire mu mwuga turimo turakora iterambere ryacu tutagira ahantu dukura ngo tugane. Ni ikibazo cy'uko audience zacu zarakuze, twe ntitwamenya ko zakuze ngo dukurane nazo dukomeza kuba ndi muri cyagihe. Kugira ngo rero uve muri class imwe ujye mu yindi, bibe gusaba gukonvenka abari muri izo class. Harabatekereje ngo Ndahiro ngo buriya ngo babikoze ngo kubera kugira ishyari ngo Clement ngo maze imyaka ngo 7 niba 6 mu nyidagaduro cyangwa se mu itangazamakuru akaba ari kubaka ishuri rya miliyoni 100 n'ibiki byose. Oya ntago ari cyo kintu. Ndahiro Valence Papi ni umu YouTuber mu mutwe kuruta kuba umunyamakuru. Aba YouTuber niko twica tugiye gutangurira mu inkuru. Ndakubwiza ukuri ko iyo nkuko yabivuze pe, iyo igihe kitandika ko Clement yafunzwe ntabwo ari kure inkuru. Bari banditse inkuru badafite exclusive. Ngiye mfite exclusive atitaye ku ngaruka ushobora kugira ku muntu. Yahise breaking. Yahise aterura aranaga. Icyambabaje rero kiruta ibindi byose ni ukujya kudefanda amafoto yawe imbere y'abantu. Yaravuze ngo mu kiganiro atoke baravuze ngo iriya nkuru ngo niyo ngo yamufungishije. Siturana mu kiganiro ngaho nyikuyeho ngaho ribu nimufungure. Kuvugira icyo kintu ku muntu mu maboko ataraye. Naje ejo nacekeze nsanga ko yankura yivanye. Bimaze iki se? Yayikuyeho se? Nabonye itari kuri BTN. Hakayisubijeho ahubwo. Nabonye itakiriho. Iziro nizo sesenguzi yarabyitse gusesengura mu itondo garagaza ko yabonanye Clement igikomere ku kaboko icyo gihe bariyo. Nanze no kubyumva pe nakoshye nanafata umwanya kubyumva. Message ni iherera hangaha. Ejo nabonye itangazo ry'Ubushinwa ndishima cyane. Ubushinwa bwambuye access kubitwa ba content creator badafite impamyabumenyi yayisumbuye. Dore impamvu ngiye kuri ngenye gushima icyo cyemezo. Dufite uburenganzira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kandi buri wese baragira ibitekerezo, ariko ntabwo binganya capacity.
biba byiza cyane nkatwe tubagenerwa bikorwa ibyo tugaburirwa. Iyo ukomeje kurya ikintu cyane cyane ugaburira ubwonko biragenda bigasana nabwo bugapfa. Nabigusobanuye muhi, niba ukunda gusoma uzaba umunyabwenge ko ugaburira ubwonko bwawe by'ubwenge, ariko niba ukunda kumva abanyamatiko uzisanga no mu rugo iwawe byavuye kuri social media bagiye gutikura no mu rugo iwawe. Ntabwo buri muntu wese yicaye imbere ya kamera ngaha ngo arimo aratanga igitekerezo, ariko atanga ibitekerezo bizima. Ntabwo buri muntu wese ukuze ariko avuga ibintu bizima. Igihe kirageze ngo tumenye gucagura ibyo tugomba kugaburira ubwonko bwacu kuruta ibindi byose. Cyari nigeze kubona uyu mujene byaranambabaje cyane. Yarimo aratuka abantu bifashishije video ye afite amafaranga, bakavuga ngo batanga amafaranga na reverence barayimuhaye. Yabatutsi bitutsi umupapa ufite umugore n'abana atakavuze. Yabatutsi bitutsi umuntu w'umubyeyi wavubosheje gufata umwanya wo kujya gura n'umwarimu muri bya bihe byabo bayigagana na discipline kuruta uyu munsi baranakubitwaga atabasha kuvuga. Yabatutsi bitutsi umuntu wicaye imbere ya kamera atabasha gutukana. Nibwo rese mbona urwego rw'imitekerereze ye hagaruka umwubahuka. Ndi kugira ngo tumenye kwakira abantu ku byo baduha tugende kubi afite mu bwonko bwabo. Ubwo emikine yabazaga kuri Gitafu, Dr. Murangira Bitse yaramubwiye ati ikibazo ntabwo ari we, umuntu atanga icyo afite, ikibazo ni mwebwe, nitwe dukonsoma. Twibreminga na Reverence Papigira yatanze ibyo afite, kuko anakubwira ko niba nasohotse no mu kiganiro we na Philipita akagira ikintu akora itari coding inkuru direct agapublishinga. Icyo afite nuko adafite umutima wo kwihana no gusesengura no kwikoresha inama. Avuga ati ko kwamagana iyi nkuru nakoze yagize ngaho kuri uyu muntu ajye kudefana ati nge nayikoze nk'umunyamakuru, ariko ntazi ko bishobora kuba byagengaho kuri uyu muntu. Ntabwo akwiye kudefana ngo ninge wamwandikiye kuri Twitter ibi nibi. No, iyo ntabwo ari defense. Ntabwo umuntu ajya mu rukiko imbere y'umucamanza atanga n'abagabo bari bari kandi bagabo bakuru ajya kukubeshyera. Ntibishoboka. Muhire maze imyaka 3 kuri 3D. Umuntu bakoranye ukora ikiganiro kuri 3D mu myaka 6 ishize, hari umuvuga butumwa mpamagaye aramakambwira ati rero hari inkuru nakoze kuri 3D kubera position ndimo mbabariro yinkurireho ishobora kuzangiraho ingaruka. Habya understanding ari position ari misanzwe itamufungisha. Umuntu nakubwiye ati nakoze inkuru ikiganiro twakoze inkuru ndakaye, sinzi ibyo navugiye mu kiganiro, mbabara ntuzagishyira hanze ukacyumva. Urabizi ibyo bamubajije, urabizi ko umuntu avuze ati nanjye nibamfunge n'umundi ntacyo basigaje mu kiganiro. Ibyo naribonye kuri social media. Urabizi ko umuntu yavuzemo ko batanze ruswa, nubwo basesenguye bagasanga icyo cyaha ntakirimo nta byabaye ntago gikurikiranyweho. Urabizi ko uwatanze no hawe ruswa bafungwa kimwe. Nyuma y'umwambaro wambaye w'umunyamakuru uri umuntu, nyuma y'ibyo byose muranasangira, kuko ndero twigeze kujyana Gisenyi managing Papa Cyangwe barajingagara cyangwa yaramujyanye gutyo bisanzwe. Sinibuka kuno ngo yari muri timu nyene yabumfasha. Yego acyaba gikorana yanzoga hano ku Ruyenzi. Yego ina yanzoga ku Ruyenzi twarasangiye hano kwa El Clasico Beach kwa West. Njibona Clement twabaga twahembwa twibona agafaranga nk'abantu bakora gate abantu dukorana twageze kuri ibi ngibi, ngewe nawe na cameraman tujye kurya gasamaki Gisenyi akatwishyura bire n'ibikini cyose. Icyo twagiye kumusupportinga mu gitaramo yararimo. Yari yazanye na senderi icyo gihe, nibura byuka ndayiro cyagihe uri kunga kokiteri nka gusukira amakano nimuna nkwaga mu gacupa ka fanta kandi ataka kanu bakavanye kari karita numero ya mbere. Akubwira ati ngewe nawe ukanazemo none se ndakina warabyimira kugira ngo yibuke ibintu. Ubu ntago ari umuntu bahuriye ku mihanda gutyo ngabonye ku munsi wa mbere n'umuntu asanzwe baziranye muhi. Turamanutse tugiye nuza ari ya Bugesera, tuhuye n'ibyago bigenza ukuntu uraje uriteretse
ubu se ko nta muntu witeretse ngo arekure ko Big Man atiteretse ngo arekure kandi twari twajyanye yabiza kaza no kudusura maniti mu bantu irakenewe cyane kuruta ibindi byose icyo bikubera n'umukoro utekereze impamvu ushobora kumaza imyaka 10 n'ahantu hari invitation runaka utabona umuntu akazitura imyaka y'ibiri kuri 3 inama runaka yaba akaba afite aka invitation keza kamugezayo ikintu runaka cyaba akafite aka invitation keza kamugezayo biraza kumusaba guhindurira imitekerereze kongera gukuramo gake cyane kuko ni ngombwa birasabwa birafasha cyane nta muntu urekera gukura akanahindura ahwari fa mu bazunguzayi fa mu bayede kwigirisha urugatoya hakurya n'isura namenye mukuru na interview mugazi ubase ubona bimeze gutahana nangaha ntukicire mu nkuru zibazo gusa why always you uri umunyebazo n'abantu bivuye no mu bayobozi mu nzego z'ibanze bivuye mu banyamafaranga abashoramari cyinje no mu banyamakuru bagenzi bawe barakurakariye papi come on barakurakariye kandi nawe urabizi neza ko ibyo wakoze mu mwuga nta kibazo kirimo ariko nk'umuntu ku nshuti wakandagiye umugaridiye uvuze ko ntigeze ko naricara ngo nye gutotora Karema nuko se ntaza natori nuko ntazi Kerema nuko ntazi ishuri ubu se ko byabaye singe ku ishuri muhe ntabwo nigeze njya ku ishuri shuri ndarizi rifungurwa ni warifunguye ba mbere n'ababyeyi baho rwose baraza turya duhene na boro ndi mu gashuri ko hepfo nanywera ka mustere rwose mwwa ka mustere turahareba umushinga uragenda nuza bakasuku bakubara postinga bakora ibiki n'ibiki byose MC scenario niwe uri MC icyo gihe turyo openinga hari igihe bigera hari ahantu bigera ukabashyize hirya kantu k'umwuga ukajya ku ruhande umuntu ukaba undi muntu ukibuka neza ko uwo muntu iyo video wakoze ukayisesengura ukumva ibyagiriye byakomeza dosiye ukabivanamo wenda ukamubwira ngo ibyari kukubambisha ukuntu ko byavuye masotse inkuru isanzwe nsona Big Man mari tekoreka nyirwego rw'imitekerezo y'umuntu ngo buse ngiyo ngo nashyira hanze ngo ngiriya nkuru ngo mwari kumenya ngo by'abahigi brother abahigi bamara ikikere mufunzwe none se ubwo ababashyizeho ntago bazi ko abahigi babaho ibyo gukora si inkuru documentaire yo kuyikora abahigi wari kuyibura ariko utari kwemvovinga mu ndi muntu byagiraho ingaruka oya yarahemutse kubisa Ndahiro Valence papi umunyamakuru rwose uripotinga inkuru zawe neza mu buryo bw'urwenya ubu nyine umunyamakuru umunyarwenya ushobora gufata umwanya ukareba ngo nindamuka mbaye nk'aba bagabo harya bandi baseze kuri abejo bundi ninde wasezeye bamwita Celestin ni Celestin nawe urimo umwe maze imyaka 25 numva nibagize na rye niba maze imyaka 10 ningaye kuri BTN ninsezera bazanyibukira kuki kati hagiye umunyamakuru nkuko byabaye nuza agenda Gloria Mukamabano niko tuzabikora cyangwa hari abantu bari mu nzego bazicara bagakubitaho ciyasa burizi ikintu cya danger Scoville rusha bano bantu muhe ntagaruka dakritika inzego ariko abakritika agaragaza uburyo ibintu byagakwiye gukemuka ntaga bahanganye nabo abari gukosorana nabo abari gufashanya nabo ibyo nibyo bimuzamura muri classe yihuta guruka ukamusanga hejuru aho ngaho nicyo kintu rero tugomba kwigira kuri ibi bintu nicyo kintu Ndahiro Valence papi muvandimwe ugomba kwigira muri ibi bintu kongera nawe kwisuzuma aho gatoya ukicama gatorosho ukireba ukareba ibintu bipfiraye life nagaruka ufite imodoka life nagaruka ufite ibiki n'ibiki bene nk'ibyo life ni kubaka iki mu gihe runaka kiri imbere so mwana wongeza aba proud yo kubona ahantu yakuriye abayobozi baho runaka dufitanye ibibazo ubwo rero yirengaje ibyago bimugwiririye wenda niyigaba agakatirwa hari umugani yirengagijeho nuvuga ngo aho umugabo aguye undarenza utwatsi kandi uko umugabo aguye siko dusaba tw'intanga twe tumeneka
yaraguye umuvandimwe ariko ubusabwe bw'intanga buracyakomeye. Icyo kintu rero nicyo umuntu agomba kwigiraho. Ndahiro Valence Papi rwose ryahanuye inyoni nibyo rwose ngewe kagi ndimo ndagerageza kukumvisha ukuntu isi twagakwiye kuyibamo cyane nk'abantu dusangiye umwuga umwe. Niba utabasha guhishira mugenzi wawe mukora umwuga umwe ibintu bibaho pe cyane wose gukinga ikibaba. Pasiteri babazi ko pasiteri waba ari umusambanyi bakamukingira ikibaba akajya kubwiriza. Padiri abazi ko padiri yateye inda bakamukingira ikibaba akomeza akababwiriza agakomeza agatanga isakaramentu. icyo uzamushyira hanze kandi ariho wakoraga umugati no atanabigusabye umuntu aricaye yaragusabye papi. Uzi ko nazira nkuru zirujya umuntu ashobora kubona akabana gavuga ati papi rero nk'umuyobozi ntabwo ndarifite amakuru kuri iki kibazo mbari iyi nkuru nugisohore yanteza ibibazo. Ubwo twagerageza kumuvugisha twandikiye ngo dusohore iyi nkuru gitamuteza ibibazo papi ahita bimena hanze akigendera. Ubwo nanjye ubwo nagiye niko bigenda rwose. Oya mu by'ukuri aho ubutumwa burimo byanareba buri wese muri rusange wenda muri jare y'ibyo akora. Niba uri umwubatsi irinde kumwubatsi mugenzi wawe yagira ikibazo kandi umubona ko icyo kibazo agomba kukigiriramo. Niba ari urabona igikuta kigiye kumugwira kandi urabibona ujaga kimugwire noneho ashobora kunyereza n'agasima kwabwira ati nakubonye muhire wanyereje sima. Urabizi ko kunyereza umutungo wa company ni imyaka 7 ku 10 uri guproposwa kintu ugaruri asima y'abandi uyisubiza yagakwiye kubiri sinzabibwire databusha. Tiyero sima nare yararangiye tishaka amafaranga uyiguru yigarura cyangwa ati ndashaka kumwumva kavuga ati wenda nubwo akanyereje ariko mu Rwanda ntago byoroshye ariko ntuzongere umuntu akaba umuntu nyuma y'ibindi byose ahubwo ushaka igikuta kimugwira ariko ushaka igikuta kimugwira cyangwa yikoreye sima adashoboye mu kanyi mu gutura umugongo. Uziko n'Uwiteka Imana yo mu ijuru iyo tugiye gupfa iduha amahirwe yo kwihana reka bemere Imana bavuga hana kubugifita kuka kanyu yisaba ati Imana buretse nihane kambwira ati ngahene wakirarawe kabwira ati Uwiteka Imana yo mu ijuru ni wowe ubona byose ibyaha byanjye byose urabizi ngusabye imbazi ku byaha nakoze ibyo nibuka n'ibyo ntibuka basi nzabanira mu bwami bw'ijuru kuko yisabye Imana irakubabarira hose ibyaha ngirira impuhwe Nyagasani ndashaka kwicuza rwose ibyaha byanjye ndabyemera. Kuki wamaye amaso simbone kuki wamaye amatwi sinumve kuki wamaye ubwonko sintekereze kudakoresha neza ikintu Imana yaguhaye nabyo bigize icyaha imbere y'Imana. Ni Imana arakuremanya ubwonko bukoresha neza muhire amaso arebe ubwo tayari uwahaye Imana ikozo rwose. Ndagushimiye muhi Janvier wakoze cyane. Hano tuba tugira ngo tuganire cyangwa se tuvuge ibiba biri muri societe ducyaha tunagerageza kugira ngo tujye inama muhi. Ariko nabonye nuza Emirene yabaye nkawe. Emirene nje muri sinema ashaka kunsembura. Emirene nje muri sinema abantu bati inzara ikoresha byinshi ntago ari inzara no kwagura impano umuntu abafite. Niba yarabigeraye niba izi neza ko ayifite kuki mu blaming sonye sinari dogiteri w'idirede shaka abantu barashokana dogiteri w'idirede ahubwo nabuze umuntu ugomba kongera ngo nkasitinga agasha wanza bahatagiye kongera ko ni film ahubwo nanjye arankinisha uzajyamo ayinya niruka ikibazo ahubwo uzakini herore hano hambere nakinnye bamaye role yo gushimuta abantu basa nkanjye twaragowe so washimuta koko mwana uzumuna nashimusa umugabo nashimusa bebye noneho ikibazo mvukuntu byari bisekeje ibintu batari byaye koko nyuma baranserereje kumva ukuntu ngo ateraga ubwoba ngumva se ngo remeze nkuri muri interview ngumva se ngo barazana amafaranga niba atayazana ntago uri butahe uremeze nkuri mu kiganiro ari sene baguhereza ugasanga ntwishoboye pe baze kuma sene bari kumbwira ngo nereta umwana kari muzima gusa no gutereta simbishoboye
ngumbe romantique we nanjye sinayishobora baze ngumbe romantique kandi n'umuzima busanzwe sindi romantique nanjye sinayishobora buriya bazamiye kunkura umugi makatazamiye kunkura umugi urwango banyanga abantu bankastinga ngungura umugisha azamakama yati cyarome uri gisa nk'iki uzi ko mwana no kwacting ikintu udashoye cyangwa se udakora uzi ko umuntu uwize cyangwa se ukureba atabashaka ubaze kubwira ngo ngwitabisha utararinywa kuva wavuga utanye kurifata no gushyira hano ukabona ni ikibazo ugira ngo ariko nzi kuntu zifatana itaye barifata gutya ibure bayifata gutya urumva byo ndabizi kuki itaye utarifata gutya ndabizi ntabwo nzabaza wavugana kuki bure muyifata gutya siko ifatwa se bure bayifata gutya kuki bure muyifata gutya uzavuga hano babibonye itaye mukarifata gutya kuki widi nakwe bure nako ninuza ubwo utararoringa iyo warorinze suga bari widira kuki urumogi abarumwa kunkura umugi nibibi bigize icyaha bazanabibafungira bana bato rimwe muri inama n'abakuze batangiye kubyishoramo iyo yabwenge nibibi birica byicuzima bw'umuntu kuki akamugi bakanywa gutya ngo n'amakuru gutya ngo baba ninjiza ibiki none arufungira no munda kazajya navuga ati jambi ati rero ndakwibuka mwana ati mane sasa rero kabona hashize nk'umunota n'igice cyangwa ibiri yakamize akuno bagenda akarekura gake ko ntago bakarekura ni yakamize uzahagaragaza ngo bireke manika naho uri we nabaze wampi ukuruye amaraso ni yapime mu maraso hanze kuvanamo agafuro ko kaza ngo bapima inkari atu apima gasaga mu mutesi batangaje gupima inkari gasaga uhura mu ruhurane rw'indwara zandura muza bitsina nka 200 mu nkari zazi ni bashaka ni wazibona bahita babizana kuri cya gipapuro ati turi umugabo yerera zaha ati nago tugomba kumuvurira ni mumwohereze mu transfer so ubwo rero Irene nawe ngagiye kwikinira filime ngiye kugaragaza impano ye rwose mu mukino wa filime nabonye kumwe na Aisha bamushinje kuva kera Aisha inkindi bakoze reka kantu keza buriya icyo kintu mani isibura abantu bafata umwanya bagatekereza niwe mushinga twakora utambangamira utakubangamira kandi wabyara amafaranga yego Aisha filime byabikunda buri zarebwa wenda umwanditsi nazaba ari nka wa wundi ubwo rero ariko oya izarebwayo irareba bose n'abantu bafite amazina manini cyane Irene afite izina Aisha afite izina ni n'abahanga bombi kandi umwe n'umuhanga we turamuzi uko akina we turamuzi muri acting arega muhi barabimbwiye kuko nza gusanga nibyo director yabashwa acting yego cyane kabisa umuhanzi kwactinga byo noneho birijyana byo nta n'ikindi kintu bitekerezaho bindi biraho ngaho bano bantu bakora MC abakora imbwirwa ruhame kwactinga do nako bazagira mu bushari filime ya bushari yakuhitana kiramubude cyo kiri mu yindi se gutagwa ati yitsuwi ati no nyuma yo kubona Zakayo dore na Mariya Akajana bushari yarayije umusambwira ngo yavuye mu jungo ntago naweru ngari mu ijungo singuriya Zakayo n'ubuturi singuyuza Zakayo singuyuza Burundi satsikizo nagabaho cyambere ka dusoreze hano mubwire ngo wakoze cyane ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao